twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Promises n'abakunda aho bikiza naje kubaregera ndayikunda yabambashije cyane ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Imana we mubwira shira amanga umwami ni mwiza mubwire kuti mubwire umwami ni mwiza mubwire shira amanga Imana ishimwe cyane mpamvu nabize zino nuko nasanze ariyo ritime n'abandi bakorari bari nanga kubahindurira ibizo kurya ngo utaza kumererwa nabi. Mbinguni wako abudu duniani tu
icyubahiro cyanjye sinzagihute. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Bwana sifiwe. Kijambo bazungu nari nzi ko ari abantu nyine bazakomeza ibintu, ariko niba ari abantu bazabicisha bugufi niba ari bene data bazabicisha bugufi kandi bafite ifaranga, bafite ibintu byose. Muri byaravuze ko nikicatandukanya na Yesu urupfu cyangwa imibabaro naona gera ndetse n'urupfu abana na Yesu. Ubwo tuzarega tuganiwe abakijijwe bose Amerika si paradiso kandi bashaka viza rouge kandi si paradiso. Nabwiye abantu ushinzwe ngo nubona ukirizo hano birakunaniye ko bafite gahunda yo gushiriye iri uzosezere ivuye hano umubande iri abazaba bagufasha kuba umubande cyane nutekereza kushira umusinzi iri aba nabeshi aba bantu tubaniriye mu beshuza ivomerera amazi azaba tubwiriye hano. Yesu niwe wikoreye mitwaro yacu igorogota unyuze kandi umusaraba niho eruburuhukiro. Nicyo gituma ntazatinya nawe isi yose yahiga imisozi ikaguhayo ntakimuhe. Yesu uringabikigira ugosimere n'inyuma sigika. Ari umuntu wumva Imana imugose, ari umuntu wumva afite umutwaro hano, ari umuntu uruse uri hano. Bami wanje Yesu uringabikigira ari ku ijambo ryawe bikamkomeza umutima. Mwami wanje Yesu uringabikigira icyo mbabwira
muze kugikora. Icyo kubwira gukora ukuntu uragishoboye ugikora kubwo kwizera Imana. Iyo ngiye kubera intambwe yo kwizera ikuganisha ku butsinzi bw'izina rya Yesu. Urashobora kubifata. Saviri, bwira wanje uzamure piano yose ukwigana yose, hanyuma mitima yo kubimara neza. Mama Bishop na Bishop Kaneje. Narabaye ko tugiye gutara mu mugoroba nyuma ndababonye ariko Imana ishimwe ko muje. Tugiye kuba ari kwishamba ryawe bikakomeza bwira urwogera Imana kwishamba rigukomeza umutima mugoroba. Yeah.
abatunga abanyamuka muziki cyanejeje bishop mu rugendo nakoze rw'amayinga abiri hano si byari ngombwa kukivuga ureke mucumve n'abirava ngo wirata yirate Kristo izo mvuze abantu tubana tuvugana ubuzima bwa munsi barabizi sinzi niba kumva nabimubwiye na gatanu Bwana sifiwe bino bintu dukora bigira ubuzima bivana no kuba wabisize bivana no kuba bitaho sige kubikora nyine ariko ndaje kurangiza nabikoze abantu bose banyandikiye message bakeneye ko barambika ibiganza n'abandi bagiye batuma abana nisha kumara ndabibarambikaho ariko dusume gato mbaye gatanye ejo bundi tw'abantu muze kundeba tubaye Bwana sifiwe noneho twarasohotse abacu bakaza bansereza bamenya nanje ingene bimeze ariko iyo duhagaze mu bushobozi bw'Imana fata umuntu ukwegere mu kiganza gira ijambo mwaturaho itoki kuri senti papa musengere musabire ukore acte prophétique usenguruke nibibana ngombwa abantu ucana cyane mo urebe ubwiza bw'Imana usenguze uce kuri mugenzi wawe usenguruke uvuga ngo Mana
ubwiza bw'Imana muri aha hari utuntu two gusigara ubana naje kuko musukuze barahurije nami ndagushaka nibura abantu bose bomufasha dufite ba Aroni na ba Uriano abashumba bacu lakini washinzwe no kuyafata niba ukeneye kunesha uzusabura amaboko tugiye kuvuga ni ijambo rigufi ritumara tuzi rivuga ngo naje ntabwo kubonye naje ngwaye naje uko kubonye naje nshaka uruzana ubu kubonye naje nshaka Kristo ubu kubonye nazabiza